kuri uyu wa mbere u Rwanda rwakiriye inama y'iminsi 2 igamije kumurika ihuriro ry'abashinzwe kugaburira abana ku mashuri ibizwi nka school feeding mu ndimi z'amahanga. Iyi nama yitabiriwe n'abaturutse mu bihugu bigera ku 9 bitandukanye, bakaba bagaragaza ko ngo ibizigirwa muri iyi nama bizabagirira akamaro. Inkuru ku buryo burambuye. U Rwanda rwakiriye inama y'iminsi 2 igamije kumurika ihuriro ry'abantu bashinzwe amafunguro ku mashuri, gahunda izwi nka school feeding mu ndimi z'amahanga. Iyi nama kandi yitabiriwe n'abaturutse mu bihugu bigera ku 9 byo muri Afurika. Iri huriro rishyizweho mu gihe mu Rwanda habarurwa byibura abana barenga miliyoni 3 ndetse n'igice bagaburirwa ku mashuri. Bamwe mu bitabiriye iyi nama bagaragaza ko hari igihe cyiza cyo kungurana ndetse no gufatanya mu gusaranganya ubumenyi kugira ngo abana babashe kugaburirwa ifunguro ryuzuye. Minisitiri ushinzwe amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye Gaspard Twagirayezu haragaruka ku cy'u Rwanda rwiteze muri iyi nama, anagaragaza uruhare rwa leta muri iyi gahunda. Turimo nuko tangiza ihuriro ry'abantu bashinzwe school feeding cyangwa se amafunguro ku mashuri mu bihugu bitandukanye biri mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ubu turi hano nk'ibihugu 9 byashoboye kwitabira school feeding. Rero nkuko umaze kubibaza mu Rwanda, school feeding twatangiye kuyigeza ku mashuri yose ku byiciro byose. Mbere yari mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye gusa, ariko ubu ngubu school feeding yabaye expanded igera ku byiciro byose, kuva ku mashuri y'incuke, abanza ndetse n'ayisumbuye. Hakaba mu mibare ni hafi abana barenga miliyoni 3 n'igice dushakira ifunguro rya saa sita buri munsi. Iyo dushyira imbaraga muri school feeding, tuba dushaka ko birumvikana ko abana baza ku ishuri kandi bakaba barya bakarya neza kandi bakiga neza. Ibyo turi kubona rero nuko umubare w'abanyeshuri baza ku ishuri birumvikana ugenda wiyongera, ariko cyane cyane mu mashuri y'incuke. Mu mashuri abanza umubyeyi asabwa byibuze amafaranga 15 ku munsi kugira ngo umwana abe bakunganira uruhare rwa leta. Ariko urwo ruhare rw'ababyeyi nk'uko twagiye tubibona ntabwo rwagera ku 100%. So icyo ngicyo nacyo kikaba ari imbogamizi ku babyeyi. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi n'Ikoranabuhanga muri Tanzania, Caroline Nombo, avuga ko ngo iyi nama izabafasha muri byinshi. Nibyo koko twatumiwe muri iyi nama iri kubera hano i Kigali, kandi izafasha igihugu cyanjye kuko tuzigira ku bindi bihugu byageze kure muri iyi gahunda yo kugaburira abana ku mashuri. Urugero rwa kimwe mu bihugu tuzigiraho ni igihugu cy'u Rwanda. Twese tuzi uburyo u Rwanda rwashyize imbaraga muri iyi gahunda. Ribole Bigirimana hakaba umuyobozi muri Minisiteri y'Uburezi mu gihugu cy'u Burundi ushinzwe gahunda yo kugaburira abana ku mashuri, avuga ko igihugu cye kikiri hasi kuko kugeza ubu bagaburira abana bagera kuri 25% by'abanyeshuri bagomba kugaburirwa. No bamenyesha yuko ndabahaye ku rugero rw'igitigiri mwita imibare ngaha mu Rwanda, no kuvuga yuko dufungurira abana bangana ibihumbi 650 ku munsi, percentage ingana na 25% kwijana. Rukiya Yakubu hakaba uhagarariye umuryango mpuzamahanga wita ku biribwa World Food Program mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, aragaruka ku buryo uyu muryango uhagarariye ufasha muri gahunda yo kugaburira abana ku mashuri. Iyi gahunda yatangijwe mu 2021 muri aka karere, hagamijwe gukora ibishoboka byose ngo umwana ajye abona ifunguro rikwiriye kandi ririmo intungamubiri. Iyi gahunda kandi izadufasha mu guteza imbere ibihugu kuko ibiribwa abana barya akenshi usanga bigurirwa mu baturage baba barabihinze. Ibyo rero bizafasha umuhinzi kwiteza imbere. Ntabwo twareka kuvuga ko u Rwanda rwashyize imbaraga muri iyi gahunda kuko turabibona kandi turabona iterambere ryabyo. Mu Rwanda ubona ko iyi gahunda bayitabiriye cyane. Turashimira cyane guverinoma y'u Rwanda kuko ku bufatanye bwayo niyo mpamvu iyi nama yateguwe. Gahunda yo kugaburira abana ku mashuri izwi nka school feeding mu ndimi z'amahanga yatangijwe mu mwaka wa 2021. Ubu mu Rwanda hakaba habarurwa abana bagera kuri miliyoni 3 ndetse n'igice bagaburirwa muri iyi gahunda. Leta y'u Rwanda kandi itera inkunga iyi gahunda kuko umubyeyi byibura ku gihembwe hasabwa gutanga amafaranga agera kuri 900 y'u Rwanda ku mwana wiga mu mashuri abanza ndetse n'ibihumbi 19,500 ku biga mu mashuri yisumbuye.